Tuve i Muhanga twerekeze no mu karere ka Kayonza aho imyanda y'amacupa ya plastike irimo kubyazwa umusaruro hagakurwamo mazutu yifashishwa mu modoka. Abakora iyi mazutu baravuga ko bakiri mu bushakashatsi ngo harebwe ubuziranenge bwayo kuko kuri ubu bari kuyifashisha mu modoka zabo ndetse n'imashini zitunganya imyanda. Inkuru irambuye na Jean Paul Turatsinze. Muri uyu mushinga wo gukora iyi mazutu abakozi bafata amacupa ya plastike yajugunywe nyuma yo gukurwamo amazi bakayacanira agashonga. Nyuma imashini igenda ikuramo mazutu aho ku munsi batunganya litiro 40. Rwiyemezamirimo Jean Paul Ngenzi ufite kompanyi ya Agroni arasobanura uburyo iyi mazutu ikorwa. Iyo tumaze kuyacanira azamura gaze, arashya akazamura gaze. Ya gaze uko mubibona hariya harimo sisitemu iza gukonjesha ya gaze kugira ngo yongere ihinduke liquide. Ni ukuvuga ngo imaze kuzamuka ari gaze harimo amatiyo agenda yizengurutsa muri ya kive ibirimo amazi. Ya mazi akagenda ahoza ya gaze kugeza ubwo ya gaze yongera ikitransforma ikaba amazi, ikaba liquide. Ya liquide rero iya mbere ije iza ari mazutu. Hanyuma iya kabiri twongera gushyira mu turiya tubure tubona tw'umutuku niyo yongera ikaza none ikaza ari essence. Ubusanzwe ari amacupa cyangwa se plastike muri rusange ziba zavuye muri petrole. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo gusubiza inyuma, gufata ya plastike ukayisubiza inyuma kuri matière première yayikoze. Ni ubwo buryo dukora twebwe. Ikimara gukorwa bahita bayisuka mu modoka bifashisha mu gutunganya imyanda. Hari no gukorwa ubushakashatsi bwo kuyikuramo gaze kuko nabyo babonye bishoboka. Cyakora Rwiyemezamirimo Jean Paul Ngenzi avuga ko bagisuzuma ubuziranenge bwayo kugira ngo bongere n'ingano y'iyo batunganya ku munsi. Dufite generator dukoresha ahangaha y'umuriro wabuze, dufite n'imashini idufasha gusunika iyi myanda cyangwa gutora ari amabaro, ni fuel twaba twikoreye niyo dukoresha. Ubuziranenge bwayo bugeze kuri 85%, kubera ko mu by'ukuri ntago ibiyunguriye neza. Hakeneye rafineri yo kugira ngo tuyungurure ize imeze nka ya yindi tunywa ku mastation. Icyo gihe rero icyo twe dukora kubera ko tudafite iyo mashini ishobora kuyungurura ku buryo ishobora kugera kuri fuel nziza 100%, tukoresha amafiltre y'imodoka. Ni ukuvuga ngo iyacu mu by'ukuri iracyangiza amafiltre y'amazutu dukoresha. Bamwe mu bakozi bahawe akazi muri uyu mushinga n'abatuye mu karere ka Kayonza bavuga ko kubyaza umusaruro aya macupa n'iyi myanda muri rusange byaje ari igisubizo mu kurengera ibidukikije. Urumva aho byari byandagaye nta mazi yageraga mu butaka, ari aya mashashi, ari imifuka na bino bicupa byadufataga amazi bikayabika. Ariko ubu noneho twebwe turabifata tukabisayikuringa tukabizana hano aho kugira ngo bibe byinshi mu cyaro tukabikanda byara imari. Imyanda muri rusange ifite ingaruka ku bidukikije mu gihe itari sayikurinzwe neza, kuko nk'uko babonye ahangaha umwotsi uhari ni muke, nta kintu wakwangiza cyane cyane mu kirere. Byaba ingaruka iramutse ijya mu butaka bw'abaturage. Rwiyemezamirimo Jean Paul Ngenzi asaba ibigo by'imari kuborohereza kubona inguzanyo kugira ngo bagere ku ntego yo gukora mazutu ihagije kandi ifite ubuziranenge. Ntabwo amabanki twizera kuri imishinga yacu. Rero kugira ngo tubashe kugera ku musaruro ushimishije kandi bibashe kugirira igihugu akamaro, nuko tubona amafaranga ahagije yadufasha gukora imishinga yacu, kuko imashini zikora muri ibi bintu zirahenda. Umukozi ushinzwe ibidukikije mu karere ka Kayonza Mudenge Jean Paul avuga ko imicungire y'iki kimoteri cy'akarere yaje ari igisubizo mu kubungabunga ibidukikije no kubyaza umusaruro imyanda ibora n'itabora. Hari centre z'ubucuruzi za Karubamba, kuri video, hari Rwinkwavu, hari ibigo by'amashuri biri muri kano karere. Dufite ibitaro bibiri, ibitaro bya Rwinkwavu n'ibitaro bya Gahini, hamwe na centre de santé 14 zose zikoresha kira kimoteri
kugira ngo imyanda yose ijye aho ngaho, bidufasha kugabanya, bifasha kongera isuku no kugabanya indwara ziterwa n'umwanda. umushinga wo kubyaza umusaruro iki kimoteri rwiyemezamirimo yashoye amafaranga asaga miliyari 1,200,000 yunganira andi miliyari 1,300,000 leta yari yahashoye. uretse gutunganya iyi mazutu, iyi myanda ikurwamo ifumbire y'imborera, amacupa y'ibyuma akajyanwa ku nganda zikora amasafuriya, hakabamo n'akorwamo amapave yo kubakisha. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Kayonza.